abagabo power yabo ahanini bakunda kuyishingira ku mafaranga. None kubera ko byagiye biba byinshi n'abagore bagiye bagira ngo power koko y'abagabo iba ku mafaranga. Nabo baza bashaka amafaranga. Ntago bazi ko bava kuri zero bajya ku gihumbi. Bazi ko bava ku gihumbi bajya kuri zero. Cyangwa se ntago bazi ko iya mafaranga uko aboneka ari nako yagenda. Kubera iki? Kubera ko bari muri competition y'abagabo nyine bagaragaza ubushobozi butandukanye. Ejo urangurira imodoka ndakangurira irenzeho. Yego. Ejo uranjyana Dubai ndakanjyana muri Amerika. Ugasanga power y'amafaranga niyo iri gutuma wa mugabo azi ko afite agaciro. Power y'umugabo ishingiye ku mitekerereze ye. Yego. No kwagura uwo bari kumwe. Ku mafaranga cyangwa se mu buryo bwo kubaho twishyira power cyane ko power yacu ko ishingiye ku byo dushoboye kubera ko niri gutuma ko mu gihe nta mafaranga ari kuboneka ko amafaranga ntaboneka buri gihe kandi niyo mpamvu ku isi umukire wa mbere uyu munsi ejo hakaza undi bihora bisimburana so at any time wayabura wiba rero wa muntu ushobora kubura amafaranga bikahita bijyana n'agaciro kawe ahubwo at least wa muntu ushobora kubura amafaranga ugasigarana agaciro nibura kuko nusigarana agaciro umuntu wa mbere uzaguhesha agaciro ni wa mugore ko mwayasangiye nibyo ni wa mugore wawe washimishije ni wa mugore wawe wabonye ibyo abandi bavuga ngo uramurengeshwa cyangwa se urakabya